Papa Keve. Karame mama Keve, mugore mwiza. Ko twamenyereye ko mu ntangiriro z'umwaka ujya utumeza neza ukadutembereza. Ubu ngubu mwambona ntacyo tubwira bimeze bite? Oya, so kutagira icyo nibwira mama Keve, ahubwo rero muri uyu mwaka tuzi ko turi muri Venice. Naranze kubikubwira ariko ngiye kubikubwira. Mbwira nyine winyicisha amatsiko. Sasa rero ntibikiri ibanga. Hamwe n'umuryango wose nabateguriye kuzabajyana mu gitaramo cy'agahebuzo. Kurara Mwamikazi w'Ifatima imaze iminsi itegura. Mbese reka nze ntangire ntegure niyo nka. Yagira vuba rwose. Ahubwo duha amakuru neza. Abakristo bavandimwe, banyarwandakazi muri rusange, namwe banyamahanga, mu rwego rwo gukomeza guhimbaza ibure y'imyaka 50 kurara Mwamikazi w'Ifatima imaze ishinzwe kuva mu 1970 kugera muri mwaka turimo 2020. Iyo korali yabategura igitaramo cy'imaturamugabo cyo gushyira ku mugaragaro alubumu y'indirimbo z'Imana volume ya mbere y'amashusho. Utikiza baryari rero nejo bundi ku cyumweru tariki ya 19 Mutarama 2020 muri salle polyvalente ya École Primaire Saint-Marc guhera saa 8. Muzaze mwese tubataramire, kwinjira n'ubuntu agakiregeshwa. Tuzaba turi kumwe na producer w'igihangange ujye ukora indirimbo z'Imana neza cyane, Emi Pro on the beat.